Bakunzi ba General Knowledge Entertainment turabasuhuje. Nkuko bisanzwe tubagezaho ubumenyi butandukanye bubafasha gusobanukirwa ibintu bikikije umubumbe wacu, haba mu koranabuhanga, ubuzima. Kuri uyu munsi turatangira ikiganiro bita menya muntu. Iki kiganiro kizajya kibagezaho abantu batangaje bagiye bakora ibikorwa runaka, abantu batangaje isi. Abo bantu bagiye batangaza isi kuko uburyo babonwaga muri societe kwari gutandukanye n'ibyo bakoze. Kuri uyu munsi turaganira ku mugabo wakoreye FBI na CIA. Uyu mugabo bamwita Robert Hensen aka Rob. Turakoresha izina Rob. Bajya bavuga ngo things are not always the way they look. Burya umuntu kuri yagaragara ntabwo ari we muntu urimo imbere. Twibukiranye amateka rero kuva mu mwaka w'1946 kugeza mu mwaka w'1990, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zihanganye n'Uburusiya URSS mu cyo bitaga Cold War, intambara y'ubutita. Muri iki gihe rero inzego ebyiri nizo zakoraga akazi kazo, ariyo CIA, FBI, noneho no ku ruhande rw'Abarusiya KGB. Donc ikintu bitaga ubutasi nicyo kintu cyari gifite imbaraga no matter where you are, aho waba uri hose. If you are in America, if you are in Europe naho Amerika yabagirimo na KGB irimo bahangana ku ntuza ku mu gushaka amakuru muri cyo bita buriri. Kuri akuntu baciyemo buriri no kuvuga ngo ntuzi Uburusiya bugenda buhangana na Amerika, ibintu nk'ibyo ngibyo byari bikaze. Ariko noneho muti byagenze gute rero? FBI yahuye n'ikibazo gikomeye, no kuvuga ngo ibintu byose bakoraga bajyaga gusanga bagasanga KGB yatanze kubimenya. Kuvuga ngo ibintu batekerezaga bajyaga gusanga KGB yabimenye. Barabaza ariko se ibi bintu bigerayo bite? Aha rero niho turi buze kugaruka kuri uyu mugabo utangaje ayo bita Robert Hensen aka Rob. Utatangaje bute? Yakoreye izi nzego zombi, akorera KGB, akorera na FBI. Ikindi kintu gitangaje kuri we, niwe mugabo wa mbere wakoze ibintu byagawe n'abagabo bose bo kwisi. Niwe mugabo wa mbere wa live streamings, wafasha amavidewo atumira abandi bagabo ngo baze kureba atera urubariro, yubaka urugo we n'umugore we. Murabyumva nyine akora imibonano mpuzabitsina n'umugore we. Muti byagenze gute rero? So mu gihe kirenga imyaka 10 uyu mugabo ya downloadingaga files z'amabanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, noneho akabyohereza Abarusiya. Muti yabikoraga gute rero? Uyu mugabo ya downloadingaga file z'amakuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, intwaro bafite, amakuru y'umwanzi, amakuru bakuye ku bantu baba informants, abantu bababwira abakuru bo mu Burusiya. Noneho akagenda akabishira munsi y'ikiraro, Abarusiya bakaza bakabifata, noneho nabo bakamusigira amafaranga. CIA na FBI bajyaga babona abantu bakorera ugasanga KGB ikabica, kuko hari abantu bakoreraga KGB baba muri Amerika, muri za ambasade za Amerika, ariko noneho bakorera CIA. Noneho KGB kabatumaho timuze ubutumwa bwanyu barangiye cyangwa mufate briefing. KGB yarizwiho gukoresha isasu rimwe, bakabarasa isasu rimwe gusa ryo mu mutwe. Abanyamerika kiraza ariko ibi bintu bigera babimenye gute? Noneho kugira ngo bamenye ko uyu mugabo wari waravukiye muri Chicago w'umunyamerika, utarigeze ugira ikibazo na gitoya, utaragaragaje ibibazo na bitoya, utaragaragaje icyo bita suspicion, gukekwa, nuko hari undi mu KGB nawo wa desertinze nyine wabo yahagaritse gukorera KGB. Arangira atangaza ati hari amakuru mfite y'umuntu witwa Ramon Garcia, kuko uyu mutipe Rob yitaga Ramon Garcia. Yabwiye Abarusiya ati ngewe nzaba amakuru yose mushaka, ariko ntabwo tuzigera duhura imbona nkubone. Nimushaka ko duhura imbona nkubone byose bizahita bihagarara. KGB irabyemera, avuga ati what we need is just information. Icyo dushaka na amakuru, we don't need to see who you are whatever. So niyo mpamvu bakoranye nayo mu gihe cy'imyaka 15 bataramubona, batazi kwasa. Rimwe na rimwe yakundaga gusinya nk'umuntu ukorera ntuza CIA kandi akorera FBI. So nukuvuga ngo bari bazi ko bakekaga ko ashaka gukora CIA kandi urwego yakoraga ni FBI. So ntabwo bari bamuzi. So no tugaruke kuri uwo mugabo rero wa desertings cyangwa kimwe wavuye muri ntuza muri KGB. Mutese byagenze gute? So uyu mugabo yaratangaje ati ngewe nzi umuntu, yohereje amakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ati ngewe nzi umuntu witwa Ramon Garcia wohereza amakuru muri KGB. Amerika iravuga ati no we can't believe. Ati
nkeneye miliyoni 7 z'amadolari. Bavuga ati no matter how much you want, we're gonna pay you, but we need to get hold of those information. FBI iramunegosia, noneho abahanuza file ya trash bag wa mugabo yabaga yoherejemo amakuru, harimo za CD. So barabifata, baragenda barabyanaliza, harimo amajwi yari yifashe. Baravuga amajwi ntabwo amajwi ko twumva. Baravuga ati ni Hensen. So banarije fingerprint basanganiwe. Noneho nyuma yaho bamaze kumufata, icyatangaje nuko baragiye baramuinvestigatinga. Icyatangaje benshi basanze uyu mugabo ari igitangaza. Basanze uyu mugabo kuko of course yo bamaze kukubona barakwiga, baraguprofiling ngo barebe imitekerereze yawe n'iki cyose. Basanze uyu mugabo uretse kuba yarabetrayinze, uretse kuba yaragambaniye Amerika, bari abantu bakicwa, hari abantu benshi bishwe kubera we yagambaniye n'urugo rwe n'umugore we, kuko basanze yarafataga kamera kayinstara mu cyumba undi agakora imibonano mpuzabitsina n'umugore we. Abandi bagabo bari inshuti ze bari kureba ariko ati muze kureba uburyo ndi buze gutera akabariro n'umugore wanjye, ibintu nk'ibyo. He was really crazy. So ikindi kintu bavumbuye nuko muri icyo gihe yari umukristo ukomeye cyane, umukristo gatolika. Muri icyo gihe yakoraga ibintu nk'ibyo, yaje kujya gutya ajya gukora icyo bita confession. Ajya ku mupadi aramubwira ati ndumva afite inkomanga ku mutima, nagurishije amabanga ya Amerika kuri KGB. None upadi aramubwira ati amafaranga baguha yenda uyafashisha abakene, ubwo Imana izakubabarira. Noneho FBI na CIA bamenye ko ibyo bintu byabayeho, habaye ikintu bita donko kuganira, habaye debava se birakwiye ko umupadiri yamenya amakuru nkaya ntayadushikirize. Bumvaga ko padiri yagakwiye kubashikiriza, ariko rero uramutse ukurikiye ntuza amategeko abapadiri babyenderaho, buri umupadiri ukabubwira ngo turiya muntu polisi iri guhigana ngiye, uriya muntu wishwe ejo bundi ni ngiye wamwishe. Ntabwo padiri yemere kubivuga, ntabwo muri code bagenderaho ntabwo byemere kubivuga. Bavumbura ko yari yababwiye padiri gutyo, bavumbura ko amafaranga ahubwo aho kujya kuyafashisha intuza babakene nyine yajyanaga muri prostitute, akajyana mu ndaya. Batangira kwibaza cya kibazo nyine, ariko nacyo natwe twibaza cyo kuvuga ngo umuntu ni gute wakorana n'umuntu imyaka 25 utazi ko afite iyi side yindi. Ariho duhera tuvuga ngo burya ngo ibintu uko bigaragara, uko umuntu agaragara ntago bivuze ko ari we muntu nyawe, ahubwo umuntu agaragara mu bikorwa runaka. Rimwe na rimwe iyo ugiye kukareba ibyo umuntu akora, ibyo umuntu ubasha kumva imitekerereze, ukabasha kubona ibyo akora. Inkuru niyo ngiyo rero. Muti byamugendekeye gute? Baramufashe bamufunga burundu, yemerewe gusohoka isaha imwe gusa kugira yota akazuba azarenda agwa muri gereza. Nuko nguko nayo makuru twabateguriye, niyo nkuru twabateguriye uyu munsi. Tuzahurire kuri General Knowledge Infotainment ubutaha, ubwo tuzabagezaho indi nkuru kuri menya muntu, aho uzasobanukirwa ibikorwa bimwe byagiye bikorwa n'abantu bitangaje utakeka ko bashobora kubikora.